Hi guys, bamwe bamaze iminsi bavuga ngo KYC ngo twarazikoze ngo zanze gukunda, ngo maze icyumweru ndi muri pending KYC ngo KYC yaranze gukunda, ubu ngubu biri gukunda. Nkuko mibona rero iyi ni ya exchanger ya FMC Pay. Nabarangiye exchange izajya ibahereza amafaranga, bamwe babica amazi murabipinga ngo ntibikora, ngo ugira ngo amadolari 10 ntubikure. Nagiye mbibasobanurira kenshi, uyu munsi wa none KYC uri kuyikora neza igahita ko ikunda. Nyuma y'amasaha 8 cyangwa amasaha 24 igahita ko ikunda. Nimba ari umaze n'iminsi uri muri pending KYC, wari umazemo wenda nk'icyumweru cyangwa iminsi 4, ujye urasanga utakirimo, urasanga KYC yawe yabaye verified cyangwa yabaye unverified. Ibintu turababwira rimwe na rimwe ntimubyumve mukabica amazi. Iyi exchanger uramutse uyihaye umwanya, yaguhereza akayabo k'amadolari. Nabwiye ko uyu muntu amaze kuba verified bahita bamuhereza amadolari 2, ndetse n'umuntu waguhereje linki bakamuhereza amadolari 2. Mbere yari amadolari 5, bigenda bigabanuka bigenda bisubira inyuma. Ku muntu igerageje gufatiranya cyangwa kwihereza abantu barimo batanga rewards z'amadolari 5 yayakuyemo. Iyo waherezaga abantu 10 iyi exchange bagakuramo KYC bahitaga baguhereza amadolari 50. Uyu munsi wa none rero ubwo urumva ko kwera ko batanga amadolari 2, ubwo ni amadolari 20. Nimba koko ushaka amafaranga muri mining cyangwa amafaranga y'ikoranabuhanga, ushaka kubyaza telefone yawe umusaruro, ushaka kubona amafaranga, koresha iyi exchange ya FMC Pay. Kwifungura ni ibisanzwe. Ku muntu uzi buze gukenera link yayo, nkunda kuyitanga cyane, ndaza kwishyira muri comment z'iyi video ndetse no muri description z'iyi video. Nuza kujyamo uraza kuyibona link cyangwa referral code nibaza kuyigusaba cyangwa referral ID. Dore ni iyi mibare 1684685338. Link yose ndaza kuyipininga muri comment z'iyi video. Nuza kujyamo uraza kugira ute, uraza kuyibona. Ku bantu rero bamaze iminsi bari muri pending KYC, ubu ngubu byakemutse. Wenda urushaho ugati ngo nge nemaze icyumweru ngo ntarakora KYC ngo cyangwa itaraba verified, nuza kujyamo mwese bazirejectinza, cyangwa nimba ari umaze iminsi KYC yawe yamaze kugira ute, yamaze kuba verified, nimba warayikoze neza. Kandi ari ikintu abantu bajya bibeshyaho kuri KYC. Iyi ngiyi KYC ya FMC Pay biba bisaba ngo imyirondoro iri kwiranga muntu ibe ihuye n'imyirondoro urimo utanga. Nimba irangamuntu yawe iriho akarere, wenda nimba ari akarere kari muri Kigali, ubwo ni Kigali nyine, n'umujyi uraza gukoresha Kigali. Nimba uri Musanze urakoresha imyirondoro yo mu karere ka Musanze. Nimba ari Rubavu uraza gukoresha ibyo muri Rubavu, n'umujyi ushyireho umujyi wo muri Rubavu. Nimba ari Rwamagana urakoresha akarere ka Rwamagana n'umujyi wo muri Rwamagana. Ni abantu benshi bakunda kubyicira, ugasanga wenda umuntu ari nko muri Musanze ariko bamubaza umujyi agashyiraho umujyi wa Kigali. Iyi exchange ibyo ntabwo ibyemera, ntabwo ikorana nabyo. Biba bisaba ngo imyirondoro yose iri kwiranga muntu aba ariko uyibahereza cyangwa aba ariko uyitanga. Iyo ubikoze neza KYC ziri gukunda muri iyi minsi. Nta byandi byo gutegereza ngo iminsi 4, ngo iminsi 5, ngo icyumweru cyose uri muri pending KYC. No, muze kubigerageza kandi muze guhereza bagenzi banyu ubuhamya. Amakuru nigeze ngo nyabasangize, niyo mpamvu nkoza akavideo gato cyane. Mugerageze mu bibyaza umusaruro aya makuru, muyahererekanye. Nuza kuba verified ugerageze utumire nk'abantu 5 cyangwa abantu 10 wibonere amadolari. Ikindi narabisobanuye, minimum withdraw, amadolari make yo kubikura ni amadolari 10, ariko minimum order kugira ube wakora order nuko uba ufite amadolari 30. Ushobora kuba waratumiye abantu 5 ukagira amadolari 10,
ukuzuza amadolari 30 bikanga. Nawe ugahita nimba ukoresha exchange ukora deposit y'amadolari 30 ukayohereza hano muri FMC Pay exchange akaba nk'amadolari 40, hanyuma ukagira ute ukajya wabona kuyabikuriza rimwe yose muri rusange, ariko wabanje kudepositinga cyangwa wabanje koherezaho amadolari 30. Aka kantu kajya gakunda gucanga abantu, ugasanga umuntu avuga ngo mfite amadolari 18 cyangwa 15 ngo yanze kuvamo, ongera handi 30 abe 48 cyangwa abe 50, hanyuma yakuriremo rimwe yose. Arakunda aka kantu, nizere ko ngize ute ngasobanuye. Ku bantu bafite ikibazo cya KYC biri gukunda, uyikore neza. Niba kwaka amazina yawe yashyiremo, hanyuma n'ikindi kuri expired date hajya akunda gucanga abantu. Expired date ku bantu bafite irangamuntu, umaze gushyiramo card number cyangwa nimero y'irangamuntu yawe, iriya mibare bahita bakubaza expired date, igihe irangamuntu yawe izarangira. Cyane cyane nk'abantu bari mu Rwanda, irangamuntu zo mu Rwanda nta gihe kiriho irangamuntu zizarangirira. Ushobora gushyira itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2060 cyangwa 2060, ugakomeza ugafotora ifoto irangamuntu yawe imbere n'inyuma, warangiza ukifata na selfie, warangiza ugakanda continue. KYC iba ikunze, baba kujyanye muri waiting review, warategereza. Ubu ngubu n'amasaha 8 ntari gushira wayikoze neza. Muze kubaza bagenzi banyu bari kuzikora ubu ngubu, barimo barazikora, KYC gita ko iba approved. Mugerageze mufatiranye aya mahirwe, izi rewards ziri muri exchange ya FMC Pay nta handi wabisanga pe. Aya mahirwe ari muri exchange, mugerageze muyafatiranye. Okay, ndi gusoza rero, mbashimire cyane, mukomeze mukande subscribe, mufungure inzogera, amakuru yose nzambonera ku gihe y'ingenzi, by'umwihariko ushobora kureba cyangwa ushobora kubyaza umusaruro cyangwa ushobora kuguhereza amafaranga hano kuri Mbarusha Mining TV. Nzankora ibishoboka byose ayo makuru nyategure nyabahere mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane.